nibwo rero uwitwa Bruce Melody yaje kumanuka neza cyane yipanze, abantu benshi ndetse banabijyaho impaka zikomeye cyane mu buryo bwo kwibaza ngo ese kubera iki yazanye igikango cyangwa se yongeye gukora ikintu kimeze nko gukanga guhabya diversaire. Urumva hari uburyo yari amaze kumenyerwa muri iriya Summer Tour country cyangwa se muri country Summer Tour, afite ukuntu za cortege ziba zimukikije, ameze nk'aho ari gukompeta na The Ben, ariko anamanuka muri Karongi nabwo ngo yagiye ngo yipanze cyane, byaragaragaraga cyane igihe yipanze, yumvaga nyine burya iyo umuntu agiye gukora ikintu aba agomba kuba ari confidence, nyine afite icyizere muri we. Yego, ni icyumweru cyangwa se igitaramo cyaranzwe n'utwiye dushya ukurikije uko wabibona? Icyo cyumweru ni icyumweru cyabaye cyiza cyane ku bafana b'i Karongi, bafana Chrisize na Davis, ko nabashije kubibona. Nabonye hari abakobwa benshi bazamuye amarangamutima yabo benshi cyane. Icyo gihe kiriya gihe nagiherukaga ku gihe cya Meddy na The Ben. Yego, ni mu minsi ishize abwo muri Mitutu yari yatangaje abantu bagenda yifuza ko bazamusura, ndetse anabasaba kugira ngo wenda yumva, urumva hari ukuntu umuntu yari kumva umubiri utameze neza, aba yumva ejo cyangwa ejo umuntu ashobora no gutabaruka akavuga ati basi ibyifuzo byanjye bizabanze bigerweho, cyangwa se bamwe mu bantu nifuza kubona bazabanze abanza babone kugira ngo akabye inzozi ze. Ni mu gihe gito kitari kinini cyane ubwo yatanze liste y'abantu yifuza ko bamusura, ndetse na bamwe mu bakonye na Mitutu mu ruganda rwa sinema, aranifuza atanga ibyifuzo by'abantu yifuza ko yabona, by'umwihariko harimo umuntu nyamukuru witwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi yanejeje cyane cyane, hari abantu beza bakibaho cyane kuri iyi si, ku buryo umuntu nkuriya, reba nawe, reba ikigero Israel Mbonyi ariho, ariko umuntu nkuriya akamwiyambaza kumva aramukeneye. Israel Mbonyi niyo yaba afite ibindi bintu yaba arimo, ariko akabireka akaza kubera umuntu nyine wamuhamagaye. Israel Mbonyi nongeye kumukunda cyane cyane, ariko yakoze akantu keza cyane kongeye kuntera nanjye kwiga kubana n'abantu. Yes, amahoro y'Imana kuri kandi subscribe ku Mushinga TV. Je suis Professeur Chuchu aka Eric Stonji de Superboy. Nk'ibisanzwe nizere ko mumeze neza cyane. Uyu n'undi munsi ni ikintu gitoro cy'umugisha twongeye gufata. Nizere ko mwese mwabashokana subscribe ku Mushinga TV. Uyu munsi wa none nkomeza kubahereza respect yanyu nk'abantu mujya mudukurikirana umunsi ku munsi. So uyu munsi wa none rero ngira muri kubibona ko ndi mu kiganiro na wa mukobwa mumaze kumenyera, umukobwa w'Abanyarwanda MK Janet. Tugiye kubana mu makuru y'uyu munsi. Janet, umeze neza? Meze neza. Ako yumvuze Janet ntavuze MK, wumva mbyujuje? Ntabwo mba numva byujuje neza. Gusa iyo ushyizemo ka MK, yego, mba numva nyine bisa mukunda. Yego. Ubwo uvuze ngo ubutangomba kujya ngendera ku cyifuzo cyawe ka MK nkajya ngahoza hafi kugira ngo ntaza gutandukira. Wari umeze neza? Nari meze neza. Icyumweru cyagenze gute? Icyumweru cyagenze neza cyane cyane. Nabonye abakunzi bankunda cyane, ndanabashimira cyane. Mukomeze mudukunde, subscribe, duhe comment, dushoboza nyine twongeramo imbaraga nyinshi, tubwire aho bimeze gutya nabi twongeremo imbaraga. Yego. Ni byiza cyane kuba wariyungutse abakunzi, ariko bivuze ngo buriya no kuvuga ngo n'abayigisi nabo ntabwo babuze. Ntabwo wabona abakunzi gusa, n'abayigisi bari kugenda bavamo, wenda mugomba kugenda wiyongera uko wari ufite. Abayigisi ntabwo byazama, ahubwo nyine hari ubona abantu benshi bagukunda bakubwira courage. Wari uvuze ko ari abakunzi bo mu kazi? Ni abakunzi. Ubwo nagize ni kwa kundi kw'abakobwa buriya abantu baba bakiri singo cyane nkamwe, ariye tuba dutekereza ko hari ukuntu mugenda mwunguka, abandi bantu bavuye babaje kwereka imitima yabo. Yego, iki cyumweru rero ni icyumweru cyari giteye gite, ni icyumweru cyagenze gute? By'umwihariko ngewe uko nabibonye ni icyumweru cyaranzwe n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, yaba udushya, imyidagaduro. Nabonaga ibitaramo kugenda biba hirya no hino, nubwo mu byishimo hatajya haburamo n'ibibazo. Buriya ngo bamwe baba bishimye, abandi bababaye, bamwe bakira, abandi bapfa. Ibyo ngira ngo ugenda ubimenya. Ngenda mbibona. Yego. Ni icyumweru cya MK cyagenze gute? Yabonye mwiki, yabonye ibiki bitangaje cyangwa se ibyamutunguye
n'izihe nkuru zo ziri kugenda zitrendinga hirya no hino? inkuru zigenda zitredinga hirya no hino ni uburyo abantu bamaye mu makarade abantu bamaze kureba kiriya kiganiro nyine ntabwo babyiyumvishaga ko abantu benshi narabatunguye ni abantu nyine bumvaga ko ninjya ahantu nzajya mbabwira buri byanjye byose ariko nyine batunguwe no kumbona nyine hari utwo wagiye usiga basharinga link ngo barebe icyo kiganiro nyine ni ibyo bintu byambayeho numva umutima wanjye uranezerewe cyane ko nongeye gutera indi ntambwe. yego ni icyumweru cyaranzwe n'ibitaramo bigiye bitandukanye ngira ngo twe turi muri MTN Iwacu na Muzika Festival. Ni igitaramo cyaberaga mu karere ka Karongi hazwi buriya ni muri Rurengera. Rurengera ni igitaramo cyahuriyemo abahanzi benshi bagiye batandukanye by'umwihariko Precize yego Davis Day yego na Ruskana ndetse ndacyeza kandi nabwo Bruce Melody nabwo ashobora kuba aribwo yagiyeyo nimba nibuka neza. Bruce Melody nibwo yagiyeyo byashoboka ariko ntabwo kuko nawe ari umwe mu bahanzi batwaye Guma Guma Superstar kuko bagenda batumira buri muhanzi wese watwaye Guma Guma. Numvaga bavuga ko iyi MTN Iwacu na Muzika igomba kuzarangirana n'abahanzi bose batwaye Guma Guma kuzayigaragaramo. Nibwo rero uwitwa Bruce Melody yaje kumanuka neza cyane yipanze abantu benshi ndetse banabijyaho impaka zikomeye cyane mu buryo bwo kwibaza ngo ese kubera iki yazanye igikango cyangwa se yongeye gukora ikintu kimeze nko gukanga guhabya diversaire. Urumva hari uburyo yaramaze kumenyerwa muri iriya Summer Tour country cyangwa se muri country Summer Tour afite ukuntu za cortege ziba zimukikije ameze nk'aho ari gukompeta na Debeni ariko anamanuka muri Karongi bana ngo yagiye ngo yipanze cyane byaragaragaraga cyane igihe yipanze yumvaga nyine burya iyo umuntu agiye gukora ikintu aba agomba kuba ari confidence nyine afite icyizere muri we. yego ni icyumweru cyangwa se igitaramo cyaranzwe n'utwiye dushya ukurikije uko wabibona? Icyo cyumweru ni icyumweru cyabaye cyiza cyane ku bafana b'Ikarongi bafana Precize na Davis ko nabashije kubibona nabonye hari abakobwa benshi bazamuye amarangamutima yabo benshi cyane. Icyo gihe kiriya gihe nagiherukaga ku gihe cya Meddy na Debeni yego abakobwa bazamura amarangamutima bahobera abahanzi byari byiza cyane kubona nyine buri umukobwa aturika akaboroga abonye umuhanzi akunda ubonye biba birenze cyane. Uwitwa Davis yagize gutya ngo abakobwa baragenda baramusarira nk'ibisanzwe ariko buriya abakobwa ngo ni bamwe mu bantu bajya bakunda kugira emotion cyangwa se emotion ziba hafi cyane ku rwego ashobora gukunda umuntu akaba yumva yanakitanga kugeza ubwo yumva yanaheba n'ubuzima bwe. Ngira ngo warabibonye ngewe wenda inkuru yantangaje cyane ni y'umwana w'umukobwa watunga witwa Ruskana wamukoreye ifoto agerageza no kurwana ishyaka kugeza ubwo iyo foto iri buze kugera witwa Ruskana. Ni umwana w'umukobwa wagerageje arabyigana guturuka inyuma arabyigana agera imbere mpaka witwa Ruskana iyo foto yikojejeho ibiganza byiwe kugeza ubwo yanavuze ati ninza gusoza performance uze kunsanga backstage kugira ngo wenda tuganire byisumbuyeho umbwira ibijyanye na talent yawe banafatana amafoto. Ndavuga ati ibi bintu nyine ni byiza cyane yaba ari byiza cyane kubona umwana w'umukobwa gutekereza n'iki gitekerezo yumva n'ubundi atari umugereho ariko amaherezo nyine akaza kumushyika nyine aba ari byiza cyane kandi icyo gihe ukunda n'umuntu byatanga. yego urumva twebwe hari ukuntu abantu bagenda banariza ahubwo nkibaza biriya bintu biba kuri izi emotion abakobwa bakunda kugaragaza wenda akazigaragariza nk'umuhanzi kuriya ndibaza ese nk'umukobwa cyangwa se nk'umuhungu birashoboka cyane ko ashobora gukura ayo marangamutima ku rukundo akunda umuhanzi bikaba byagira imbaraga cyane ku rwego wenda twabonye ko biba biriho? ngiye ko mbibona akenshi cyane mbibona ku bakobwa nta muhungu ndabona yagize kuri ari amarangamutima ye amarira menshi ibintu byinshi nyine biriya bintu mbizi ku bakobwa ahubwo muranibaza impamvu kubera iki biba ku bakobwa abahungu bitabaho nuko nta marangamutima bagira. ndashaka ikintu ngo ukimbwireho nawe uri umuhungu. Uko byagenda kose baravuga ngo buriya umugabo wese n'uwihagararaho buriya umugabo wenda ashobora kugukunda cyangwa se kumva nyine akwishimira muri we ariko nawe akihagararaho nk'umugabo kuvuga ati wenda si ngombwa ngo mbwanuke si ngombwa ariko kurumva abakobwa bafite ukuntu bitamuriramo muri make abagabo mwihagararaho twe urumva nyine bisanzwe no kwihagarara kuko ntabwo bose bivuga ngo njye nazamura amarangamutima angana n'ayabo ntabwo bishoboka ntabwo byakunda.
nta nubwo byaba bisa neza. ubwo mushatse kuvuga ko abakobwa bahita bashwanyukira aho ntabwo bajya bihangana ahubwo icyo nendaga kukubaza nyirizina, Mhm. ndashaka kukubaza ubundi ni iki kintu kiba kibarimo, ni ubushobozi bw'imbaraga nkeya ziba zibarimo ku buryo kwirekura bibagora cyangwa se kwifata bibagora, mugahita musuka amarangamutima yanyu. nakeka ko ibyo bintu hari ukuntu imana yaremye abantu bitandukanye, Mm, hari ukuntu buriya imana yaremye abahungu n'abakobwa bitandukanye, mm, ibahereza kwihangana. ngira ngo abakobwa bongera ngo sizi bagira amarangamutima ari hejuru cyane, ariko nanone si bose. mm, cyo nabashije kubona abakobwa, nanjye buriya ngize umuhanzi nkunda nkahura nawe nkamusuhuza, nyine nakikanga nuritse nkarira kandi mu bintu bitunguranye. yego. Yego. ariko nkawe buriya MK mbwira, ni nk'uwe muhanzi ujya wumva kuva nawe umufitiye crush ndetse n'inzozi zo guhura nawe ukavuga ati nanjye ndamutse nkubitanye nawe bitunguranye ushobora kubona akitwara nk'abari abana bari bariza rurengera. ngewe muhanzi nahura nawe nkumva imosiyo zanjye zaje pe, andi umuntu ko ni umuntu nkunda indirimbo ze, ndamukunda cyane uburyo ndamutse muye na sinzi ko narira kuko amarira yanjye ndayaza abakuri, ariko muye nawe gute yaba atemba ajya mu nda wabona ameze nk'abagabo cyane. yego. ubwo andi umuntu we niwe mwahura ukavuga ati nanjye nakirekura aha ngaha. yego. ngira ngo ni icyumweru cyakomeje kubamo ibintu byinshi cyane nyuma y'uko uwitwa Mitsutsu ndetse na Petit Frere we uri mu bitaro utamerewe neza, nimvuga Mitsutsu nyine mumve Kazungu Emmanuel, ngira ngo amaze igihe kitari gito, naho ndeba ejo bundi poste ya mbere ya postinzwe y'uriya mwana muri umuntu wa Mitsutsu, nsanga ni umwana umaze igihe kinini arwaye ariko tutigeze tumenya. buriya uburwayi bw'uriya mwana bwatangiye hafi hagati y'impera z'ukwezi z'umwaka wa 2024. yego. ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyane uwitwa Mitsutsu yafashe, arabitsimba abanza kubigira ibanga, ariko azi ko bitazakomera cyangwa se ko Imana izabimufashamo. uyu munsi tuvugana umwana arwaye mu mwaka ari mu mwaka wa 2. agahinda cyane cyane ariko yego. akiri mu mwaka wa 2 ari nabwo nyine ubona ko Mitsutsu kwifata byanze, bikageraho akirekura akavuga ikibazo afite akabigaragaza muri rubanda. ariko ndagira nkubwire ngo uzibaza uburwayi umuntu ashobora kurwara mpaka umwaka umwe 2 ndetse utega ko hari n'indi yagera imbere. ni mu minsi ishize abwo muri Mitsutsu yari yatangaje abantu bagenda yifuza ko bazamusura ndetse anabasaba kugira ngo wenda urumva hari umuntu yari kumva umubiri utameze neza, aba yumva ejo cyangwa ejo umuntu ashobora no gutabaruka akavuga ati basi ibyifuzo byanjye bizabanze bigerweho, cyangwa se bamwe mu bantu nifuza kubona bazabanze abanza babone kugira ngo akabye inzozi ze. ni mu gihe gito kitari kinini cyane ubwo yatanze liste y'abantu yifuza ko bamusura ndetse na bamwe mu bakonye na Mitsutsu mu ruganda rwa sinema, aranifuza atanga ibyifuzo by'abantu yifuza ko yabona, by'umwihariko harimo umuntu nyamukuru witwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi yanejeje cyane cyane, hari abantu beza bakibaho cyane kuri iyi si ku buryo umuntu nk'uriya, reba nawe reba ikigero Israel Mbonyi ariho, ariko umuntu nk'uriya akamwiyambaza kumva aramukeneye. Israel Mbonyi niyo yaba afite ibindi bintu yaba arimo ariko akabireka akaza kubera umuntu nyine wamuhamagaye. Israel Mbonyi nongeye kumukunda cyane cyane, ariko yakoze akantu keza cyane hongeye kuntera nanjye kwiga kubana n'abantu. ni mu gihe Petit Frere wa Mitsutsu yabisabaga, usaba Mitsutsu ko wenda yamurwanira cyangwa se yamusabira, wenda abantu bamwe na bamwe bakazagenda bamusura. bamwe baranavuga ati wenda ari kwifuza, birashoboka cyane ko Israel Mbonyi atari mu bantu batera intambwe akaba yagira ku bitaro uriya mwana arwariyemo i Kanombe. ariko uyu munsi wa none mu cyumweru tuvuyemo, Mbonyi yaravuze ngo nyine nawe urumva nawe ni umuntu kandi ubutumwa bwamugezeho, yemeye gutera intambwe, yemeye gutera iya mbere, aravuga ngo reka nze ntere intambwe mpagere. ni ukuvuga ngo ni ibintu uriya mwana yakiriye neza cyane, aravuga ngo niyo nakigendera niyo natabaruka, ariko byibuze icyifuzo cyanjye kigezweho, umuntu w'inzozi zanjye, umuntu nifuje kuva kera
basi yemeye kungera imbere ngiye kumukozaho ibiganza byanyu. ariko buriya uko nabibonye neza cyane cyane abantu twagakwiye no gushimira kuko niwe watumye Israel Mbonyi anahagera. Urumva imbaraga nyinshi n'imitutu twazishyizemo. Umwana yarifuje imitutu ashaka ko icyifuzo cye kigerwaho nk'uko umwana yabyifuje. Ni ukuvuga ngo wenda sinavuga ngo ni kubera mitutu niyo yabyifuje, kubera ko urumva nyine umwana iyo yatanze ubutumwa nka buriya bakamurikodinga, abarutumwa buba bugomba kugera ku bantu benshi, kandi iyo bugeze kuri benshi bikoze ko na wa muntu nyine nawe agomba kuzaba arimo. Iyo abibonye hari igihe amarangamutima amukoraho, umutima we nyine ukumva umeze nk'aho uri kumuhatira kwitabira kuza kuhagera. Akaba aribwo buryo nyine Mbonyi nawe yakoresheje kugira ngo abashe kwisanga ageze mu bitaro uriya mwana arwariyemo. Ni inkuru yashimishijwe n'abantu batari bake cyane, bakiri umutima mwiza witwa Israel Mbonyi agerageza kugenda agaragaza, cyane cyane ko abantu benshi cyane banamwikundira, bagaragaza ko ari umuntu umwe cyane rwose. navuga mu magospo nanjye ni umuntu wa mbere nkunda mu bantu barimba gospel. ni ukuvuga ngo oya ni ibintu byigaragaza n'ubundi muri resulta bitanga, ubona ko nta muntu bari kuri standard zimwe kuko aratandukanye cyane. Yego ni ibintu byakiriwe n'abantu benshi rero bishimiye ukuntu yemeye kwitanga, yemeye gufata umwanya we, yigomwa byinshi bigiye bitandukanye. Aravuga ngo basi reka nigerere aho umwana arwariye, uwo mwana ugerageza kugira nyine afite ibibazo byinshi bikomeye kandi bihangayikishije, ariko aranga aravuga ngo basi nanjye reka ngende mpagere, nimba ari uwo mugisha mumusabire, nimba Imana ibyumva wenda izamukize, ariko yemera kwitanga arahagera. Kiriya kintu cyasaga neza cyane, n'ubu abantu benshi baracyabivuga, kubona umuntu nk'uriya aza akemera agasiga ibyo yarimo akaza, ni ibintu bitangaje cyane. Akaza akumva nyine icyo umwana amushakira, ntiwamenye n'impamvu. Hari benshi bifuza nka kuriya, ugasanga nyine ababyeyi be ntabwo bafite ubushobozi bwo kugera kuri abo bantu, ariko Israel Mbonyi namukunze cyane, yagaragaje ikintu gikomeye cyane bake bashobora. Yego numva rero ari ibintu byo kwishimira, ndetse n'ukomeza no kubwira abandi ba star cyangwa se abandi basani nta mwana mentioninze, yifuje ko mugomba kumusura ku bitaro rwose, mukomeze mufate ya mbere, kandi ikindi ko gukomeza kubibutsa gukomeza gushyigikira umuvandimwe, tumushyigikire. Kazungu Emmanuel ntabwo atari nimero ya telefoni ye, abafite ubufasha bwo kumufasha mufashe, abafite ubufasha bw'amasengesho nabwo mubumuhe, abafite n'ubyo kumusura mumusure, kugira ngo wenda ubuzima bwe bukomeze bugende bwendereya bugenda bumera neza cyane rwose. Buriya bagomba no kumusengera, tumusengere twese, tureke Imana yakora ikintu gikomeye cyane. Yego uriya mwana agakira, bibaye byiza tukamubona yakize, byatunezeza. Ko mitutu ni wa muntu unezeza buri muntu wese, namwe murabizi komedi aba yikinira arasetsa cyane, rero kumubona mu bihe bibabaje nka kuriya nta guseka ntaki, ni ibintu biteye agahinda. Bibaye byiza twasengera umuvandimwe we, tukareba ko Imana yamukiza basi. Yego ndumva uburyo bwiza navuga, abantu basenga bajya ku mavi bagira icyo bakora kugira ngo birusheho kugenda neza. Byanze bikora turabyizeye kandi bizarangira bigenze neza cyane. MK hari inkuru ntava mu kiganiro tutavuzeho, nyuma y'uko uwitwa The Ben bamushinjije yuko ari umunebwe, uyu munsi wa none ari kugaragaza ko ari munyakazi nawe. ari umunebwe mu buhe buryo ngewe buryo urimo kuvuga n'ibindi? Urumva hari ukuntu nyine wenda izi social media influencer zifata ibintu zikabihuza bitewe n'ukuntu nyine babona wenda nk'umuhanzi umwe bakora undi agakora. Uwitwa The Ben yashyizwe mu majwi bavuga ko ashobora kuba nta kazi agira, cyangwa se akabona ariko ntagakora. Icyo bishatse kuvuga ni ikihe? Ni kwa kundi wenda tubona abahanzi bamwe na bamwe bitabira ibitabo bigiye bitandukanye, aho ikiraka kiri hose baraguruka, ama collaboration yagiye atandukanye baraguruka, ariko ugasanga ntagenda. Uyu munsi wa none ngira ngo uri kumubona ko ari kuzenguruka, ari kujyana mu biganiro na Aston Hall, aho agiye hariho hose. Uramubonye muri Kigali Universal, uramubona muri Sherry Silver Foundation, ndetse n'ahandi hantu ari kugenda ajya. None se ibyo bigatuma abantu bavuga ngo nakaza agira namwe kuko babonye ari inyuma ya Aston Hall. Oya urumva
na urabona nk'ejo bundi Bruce Melody yagize gutya ajya kwakira umwe mu bahanzi ba Nigeria, noneho uwitwa The Ben nawe yari yagiye ngo kuririmbira uwitwa Aston Hall. Noneho abantu barabifata barabihuzahuza, ntangira kumva ukuntu bari gusanisha buriya ngo nimba The Ben buriya ngo agiye kuririmbira Akagarara. Urumva icyo kintu? Baravuga ngo buriya ngo agiye kuririmbira Akagarara mu gihe undi yagiye kwakira umuhanzi w'icyamamare ndetse n'abamwiryaho. icyo gihe ntabwo mbyumva neza kuko ndumva ikintu bafashe ibintu barabyegeranya bafata ngo niba yagiye kuririmbira Akagarara bisobanuye ngo nta kandi kazi agira ngo yagiye kuririmbira Akagarara. Bashaka kumvikanisha ko uwitwa The Ben akiriritse kuba ashobora kwirukanka kuri Kagarara ngo agiye kumuririmbira. Urumva? Mu gihe dufata ko nyine The Ben ari umuntu mugari cyangwa se munini, urumva utakabaye yiruka nk'inyuma ya Kagarara cyangwa se Aston Hall mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko kava se ibi bintu bari gusanisha gutya bishatse kuvuga iki? Hari igihe umuntu baba bamurebera kuri level atariho wenda, buriya nka The Ben baramureba kuri level ataza kuririmbira Akagarara kandi The Ben akabona ko akwiye no kubikora. Urumva icyo gihe rero Bruce Melody nawe sinzi aho yagiye kwakira Kizzy Daniel nk'umuhanzi wa Nigeria, ariko ngo nawe arangije amwiryaho agaragaza ko ari umuntu ukiri hasi utagira kuri level kumva nyine ko ari umuntu agomba nyine muri make Bruce Melody ameze nk'aho yasebiye. Noneho nabonaga abantu bari gukritika bakavuga ngo ese dufate uri Bruce Melody yagiye kwakira Kizzy Daniel ariko arangije anamwiryaho Amerika ko ari umuntu woroheje. Uwitwa The Ben ajya kwakira Aston Hall ndetse na Kagarara mu buryo kugira ngo bakomeze gushyigikira kuzamura idarapo ry'igihugu cyane. Ahubwo icyo gitekerezo buriya ndafana The Ben kuko urumva ikintu Bruce Melody yakoze ntabwo ari cyo gusanga umuntu aciriritse icyo agiye gukora akakiri ibyo bintu urumva ari byo. Urumva nyine abantu bone ko bagiye babihuzahuza bisanisha bafata wenda ngo ntabwo byari bikwiye ngo ntabwo byari bikwiye nyine undi nawe ukibaza nyine ubwo ikintu cyabayemo mu bibazo bibiri, ari uwagiye kwakira umuhanzi wo hanze biraho nk'umuhanzi mugenzi we akamushyira indabyo, undi nawe akamenya ko ari ibintu biraho bisanzwe biri simple nta kintu cyo bimubwiye, ari nabo wa wundi wagiye kwakira Aston Hall ndetse na Kagarara mu buryo kugira ngo bazamure idarapo ry'igihugu. Noneho agiye no kwakira umuntu utari umuhanzi mugenzi we. Icyo gihe umuntu umereza agaciro n'umuntu wagiye kwakira umuntu utari umuhanzi, kuko se uwagiye kwakira umuhanzi mugenzi we akabona araciriritse agatangira kumwiryaho, gusa ugutekereza ibyo bintu koko ari byo. Urumva biba bigoye. So njye rero ni ibintu nabonye ndabikontaho cyane ndavuga ngo kuki abantu bari kugenda basanisha ibintu, kandi buri wese nshaka kwibutsa ko nyine uru ni uruganda rwa showbiz, uruganda rw'imyidagaduro, si byiza. Aho rero ndabyegeranye nka MK ndumva ubu ngubu ntitwasoreza aha ngaha. Twasoreza hano, ariko ikintu nabwira abanyarwanda badukurikiye ni ukujya bemera bagaca bugufi bakumva ko nta muntu uri hejuru, twese nyine turi yego ntabwo umuntu yaba ari kuri level ingana nk'iyundi, ariko ujye basi wubaha igitekerezo cy'umuntu. Niba agusabye ikintu kimuhereze niba ugishoboye. Yego. Nuko mbyumva. Yego reka ngushimire cyane kandi nkubwira ngo ibiganiro byo kumushinga byo nakagaruka, nizere ko uza kuza kutureba kandi mukadukunda. Ngende professeur Cyucyu, uyu ni MK Janet, mudukurikirane kandi subscribe, like, share, comment. Murakoze, turabakunda.